Mbasuhukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data, bibane namwe mwese. Amazina yanjye ni Pasiteri Uzabakiriho Yonasi. Hano kuri Holiness TV, ni ikaze, ni karibu kubategera amatwi ibiganiro bihatambukira, mbasabiye imigisha iva ku Mana Data nyir'ibiremwa. Dusenge Imana. Uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, turagushimye, izina ryawe ni irinyacyubahiro. Kuri isa no kuri uyu munota, twisize imbere y'ubwiza bwawe duciye bugufi, kugira ngo utweze udutunganye. Turagusaba ibiganiro bihora bitambuka kuri Holiness TV, bijye bigirira buri wese witegera amatwi akamaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Holiness TV. Abagizi ba nabi baragwiriye, kandi bigaragaza nk'abantu b'umucyo. Imitima yabo ikaba yuzuwemo n'uburiganya gusa. Bafite ubwenge n'ubucakura bwo gukoresha ubwo buriganya bwabo. Mu gihe bakubonyeho ubuzima n'iterambere, bakuvanaho kugira ngo bakubuze ubuzima koko ubashe kuburangatana burundu. Umva ibyo bakoresha. Bafite ubuhanga bwo kuguteza uduheri mu manono, kandi utwo duheri tukaryaryana nk'amavunja. Umva ibanga ryihishemo. Ubwo buryaryane ni ukugira ngo udushime cyane, cyangwa se uduhandure. Ugakoresha ubwo buryo bwo gushima cyangwa se kuduhandura uzi ko ari amavunja. Iyo ubikoze nta kintu usangamo, ahubwo uhavusha amaraso. Iyo wahavushije amaraso, icyo gihe uba uhangirije cyane, ndetse n'ibyo baguterereje bikabasha gukwirakwira ubuzima bwawe bwose. Bityo rero hakaboneka ingaruka mbi ku buzima bwawe. Intego y'umurozi ikaba igezweho. Mu gihe wabonye kimwe muri ibyo bimenyetso by'utwo duheri, jya ugira amakenga, ntukadushime cyangwa se mo kimwe muze kuduhandura. Bishoboka yuko baguteza uduheri cyangwa se mo kimwe udusebe, ariko cyane cyane ni uduheri twishushanyije mu ibara ry'amavunja, kugira ngo wowe wibwire yuko ari amavunja, bityo ukaza kuduhandura, maze intego yabo ikaba igezweho nk'uko mumaze kubyumva. Icyo wakora mu gihe wibonyeho ibyo bimenyetso: gira amakenga kandi wirinde kuhakurometsa. Dore ubundi buryo bakoresha kugira ngo bakubuze ubuzima. Iyo umurozi abonye yuko ufitanye ubwumvikane n'uwo mwashakanye, cyangwa wumvikana n'umuryango wawe, umurozi biramubabaza cyane. Ashakisha uburyo yaguteza ibisazi, kugira ngo ukwegera wese ajya agutinya, ndetse n'imiryango ikwange, baguhungire kure, bityo ugasanga noneho ahawe haraburangatanye. Azaguteza kwivugisha no gusebanya. Atangira gusebanya, kwitonganya, uwo ubonye wese umushinja ibinyoma, uwo ubonye wese ubasha kumva yuko ntacyo ari cyo. Ikindi nanone umurozi azaguteza kwibagirwa cyane. Azaguteza kugendagenda ukibuka wageze iyo utazi. Iyo bimeze gutyo, imiryango irakuzinukwa. Hari n'ubundi buryo bakoroga ibirozi byo kwanga inzu yawe cyangwa se aho utuye. Iyo watangiye kumva uzinutse
cyangwa se kumva uzinutswe aho utuye cyangwa inzu yawe, wumva yuko aho wajya ariho habonekera amahoro cyangwa se ariho wabonera ubuzima, ugatangira kwivovota, ugatangira kubwira uwo ari we wese ati aha hantu nta mahoro mbafitiye, inzu yanjye iyo nyigezemo numva nta buzima, njye rwose baranyanga, baranduga, njye nzava hano njye ahandi hantu njye kuhatura. Abakubona bazamenye yuko hari ibyo bagutongereyeho, kandi aho uzajya hose nta na hamwe uzabonera amahoro, kuko ibyo bagutongereyemo ntaho byagiye, biri muri wowe. Bishaka kuvuga iki? Igihe cyose uzumva ubuze amahoro kandi ntawagutonganyije, igihe cyose uzumva ugatangira kwivovota, ugatangira kubwira uwo ari we wese ati aha hantu nta mahoro mbafitiye, inzu yanjye iyo nyigezemo numva nta buzima, njye rwose baranyanga, baranduga, njye nzava hano njye ahandi hantu njye kuhatura. Abakubona bazamenye yuko hari ibyo bagutongereyeho, kandi aho uzajya hose nta na hamwe uzabonera amahoro, kuko ibyo bagutongereyemo ntaho byagiye, biri muri wowe. Bishaka kuvuga iki? Igihe cyose uzumva ubuze amahoro kandi ntawagutonganyije, igihe cyose uzumva nta buzima ufite kandi nta hakurya, uzamenye yuko ari inkurikizi zikuriho. Uzamenye yuko hari ibyo bagutongereye. Ibyo bagutongereyemo rero nta handi biri, biri muri wowe. Wava aho utuye ukazerera mu bihugu hose, bikurimo. Niwumva yuko igihe cyose ugomba guhorana amakimbirane, kandi ukitwaza yuko koko bakuroze, nubwo byaba ari byo, ukiyumvisha yuko wabasha kuzinukwa umuryango, menya aho uzajya hose inkurikizi izanagukurikirana, ibyo bakuroze bizaba binakurimo. Mwasenya mukimuka, ibyo bakuroze uzanabigendana. Utasenya, wava aho uri ukagira aho wakwerekeza, ibyo bagutongereye byose bizanagukurikirana. Hari igihe ubona amafaranga yo gucuruza, wagera muri butike yawe ugatangira kwibagirwa, ukibagirwa igiciro cya buri gicuruzwa, cyangwa se baguha amafaranga cyane cyane nk'inoti ya 500, yumvisha yuko ari 5,000, ukagarurira umukiriya 4,500. Iyo bibaye bityo bikaba akamenyero, urahomba ndetse bikakuviramo amakimbirane mu rugo rwawe. Umuti wahabwa, jya ukunda kwegera Imana, jya ukunda gusenga, jya ukunda gukiranuka, jya ukunda gukizwa. Icyo nzi neza ni uko nta gihe umwijima uzifatanya n'umucyo, kuko abameze batyo ni abatuye mu mwijima. Umwijima iyo ubonye umucyo, umwijima urahunga. Umucyo ubasha kumurika, umwijima ukaza guhunga, bityo icyo washakaga ukakibona. Reka rero mu gihe uzibonaho bimwe muri ibyo bimenyetso, jya ugerageza gusenga Imana, wegere Imana, kuko icyo gihe uzaba watakariye mu mwijima. Ariko atari bimwe mu bimenyetso twumvise mbere, cyane cyane nka biriya byo guteza amavunja, uwo ari we wese yaba usenga yaba adasenga bazayamuteza, kugira ngo ave mu byizerwa maze arindagire ajye yatakagombye kuba yajya, akajya mu bavuzi ba gihanga, ugasanga baramurasaze,
ugasanga nawe bamutsiritsemo ibindi bintu, ugasanga noneho rero birakomeye. Jya umenya yuko rero ibyo bimenyetso bya mbere bifata uwo ari we wese, ariko icyo nizeye ni uko hari ibyo bagomba kugutongera, ntibigufate bitewe n'uko uri mu mucyo w'Imana. Jya ugerageza kwegera Imana, jya ugerageza gusenga, jya ugerageza kwisunga Imana, Uwiteka Imana azajya agufasha aho ujya hose. Mu gihe wumvise yuko aho utuye uhazinutswe, wabasha guhungira kure abakugenza, kabone n'ubwo waba ubazi cyangwa se utabazi, menye neza yuko ukugenza hari ibyo yagusizemo byo kugira ngo uzinukwe umuryango cyangwa se aho utuye. Mu gihe uzagenda ntabwo uzaba uhunze umwanzi, ahubwo uzaba umutije umurindi, yumva yuko intego ye yagezweho. Gerageza gusenga Imana abone nta kibazo kikuriho, abone muri wowe wifitiye gukomera, kabone n'ubwo yaba aguteza kubyimbagatana ibirenge, ejo akabona ntacyo ubaye, we ubwe uwo murozi bizamutera ubwoba, ndetse yibaze aho wakiriye bimuyobere. Bityo rero jya ugerageza gusanga Imana cyane no gusenga, ibyo nibyo bihosha ibikomeye. Hari n'ubundi buryo ugomba kubona ubuzima bwawe bumeze nabi cyane, urwara umutwe udakira, ugira udusereri, wikubita hasi. Hari igihe mo kimwe waba warahuye n'umurozi akagutongera. Bene ibyo bintu bituma uva mu mwanya. Icya mbere wakora ni ugusenga, icya kabiri ukagana muganga akakugira inama, icya gatatu ukiyumvisha neza yuko intego y'umurozi igomba kuvanwaho no kwiragiza Uwiteka Imana. Uwiteka Imana rero ararinda, kandi Uwiteka akabasha guhumuriza, kandi Uwiteka akabasha kwinjira mu buzima bw'umwana w'umuntu wejejwe. Jya ugerageza kwezwa, kuko uwejejwe ntabwo azigera ahungabanishwa n'imiyaga ya Sekibi, kabone n'ubwo Sekibi yakwegera, Sekibi azaguhunga. Uko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Uwejejwe azabona Imana, ariko utejejwe azakomeza guhera mu rubungabungo ndetse no mu rungabangabo. Nta gisubizo na kimwe yigera abona cyabasha kumuvana muri ibyo byose. Tugerageze kwisunga Uwiteka Imana, tugerageze kwegera Uwiteka Imana. Uwiteka ntabwo azagutererana. Nimugire amahoro ya Yesu Kristo. Holiness TV, Holiness TV.